Buri wese afite ubushobozi bwo guhitamo ingingo y'icyicaro mu ntekerezo ze kandi zikarema imico ye. Nta n'umwe ushobora gutegeka intekerezo zawe usibye wowe ubwawe. Imbere ya buri wese muri twe hari umurimo ukomeye. Si benshi basobanukiye uburyo ari ingenzi kwiga kuyobora intekerezo zabo, kuko si benshi bazi ko intekerezo mbi ari inkomoko y'indwara. Gusa ntibigoye kubimenya. Bibiliya iti umutima ubabaye utera konda. Igihe uzashyira ku ruhande ibitekerezo bibi ukabisimbuza ibitekerezo byiza, nibwo uzatangira kubona ibisubizo byiza. Willie Nelson. Ni itegeko ry'intekerezo ko ubwenge bugenda bumenyerana buhoro buhoro nibyo bwatojwe kwibandaho. Hari benshi bahura n'ibibazo mu buzima ariko bidafite indi nkomoko usibye mu ntekerezo zabo. Niyo mpamvu uyu mwanditsi we yanditse ati, ndatinya cyane ko bitewe n'amaganya yacu dushobora kuba mu kaga ko kwihimbira imitwaro. Hari abagira ubwoba bw'ahazaza nyamara nuko babayeho uyu munsi uruhare rwabo ari ruto. Hari abishinja amakosa yahashize kandi batazabona amahirwe yo kuyakosora. Hari abashaka gusa no kureshya na runaka kandi bidashoboka. Hari abumva imirindi y'ibyo batinya inyuma yabo. Intekerezo zigomba gutegekwa kuko zigira ingaruka ikomeye cyane ku buzima. Umutima nama ukwemeza ko wakoze neza ni umuti kabuhariwe ku mpagarike n'intekerezo zirwaye. Ubutaraga n'imbaraga ni wo mugisha wihariye w'Imana ku bakora neza. Umuntu ufite intekerezo zituje kandi zinyuzwe mu Mana ari mu nzira yo kugira ubutaraga. Kumenya ko Uwiteka duhanze amaso kandi kugutwika kumva gusenga kwacu bitera umutima kunyurwa kuzuye. Kumenya ko dufite inshuti itazigera dutererana namba, inshuti dushobora kubitsa amabanga y'imitima yacu, ni amahirwe utashobora gusobanura. Benshi n'abarwaye indwara z'umutima kuruta uko barwaye indwara z'umubiri, kandi ntibazigera babona ihumure kereka basanze Yesu Kristo we soko y'ubuzima. Kwivovota, gucika intege, kwigunga, kutanyurwa noneho bizayoyo. Ibyishimo bishyitse bizaha intekerezo zabo imbaraga kandi biha imibiri yabo ubutaraga n'imbaraga ibeshaho.